Sobanukirwa amateka y'ubuzima bwa Gaddafi, uburyo yaje ku butegetsi bwa Libya, politike ye, ibikorwa ku rwego mpuzamahanga ndetse n'amabanga menshi tutari tuzi kuva na mbere. Byose Afande Empire irabigusobanurira. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, tukabana mu mateka yose azaca kuri Afande Empire. Uyu munsi turasubira mu mateka y'imwe mu bayobozi bakomeye kandi batangaje babayeho kuri mugabane wacu wa Afurika. Yitwa Colonel Muammar Gaddafi. Uyu akaba yarayoboye Libya igihe kirekire. Turarebera hamwe ubuzima bwe, ubutegetsi bwe n'amabanga menshi. Uyu mugabo amazina ye nyakuri yitwa Muammar Muhammad Abu Miyar al-Gaddafi. Yavukiye Wasi Abu Hadi mu karere ka Sirte muri Libya mu 1942. Se wa Muammar Gaddafi yitwaga Muhammad Abdul Salam bin Hamed bin Muhammadi, yarazwi nka Abu Minya. Naho mama wa Muammar al-Gaddafi we yitwaga Aisha binti Nila. Bakomokaga mu muryango wari uzwi mu bwoko bwa Kadafa cyangwa se Bedouin. Baraba Bedouin, wari umuryango ukennye cyane kuko se yakoraga ubuhinzi n'ubworozi. Yakuriye kandi mu buzima bw'aba Bedouin, yigishwa idini akiri mutoya. Colonel Muammar Gaddafi, umuhungu wavukiye Isirite, yabyirutse akunda politiki ya Gamal Abdel Nasser wa Misiri. Ubwo yari umusirikare muto, yaje kugambira guhirika ubwami bwa Idris wa mbere, ntibyakunda. Akomeza amasomo ya gisirikare mu Bwongereza. Ku ipeti rya kapiteni, Gaddafi yasubiye i Benghazi mu 1969, aho yatangije kudeta itaramennye amaraso. Ubwo umwami Idris yari yaragiye kwivuza muri Turukiya, Gaddafi ntabwo yahise yita perezida. Yavuze ko ari umuyobozi w'impinduramatwara. Igikorwa cya mbere yakoze ni ukwirukana abaturage b'Abataliyani babaga muri Libya. Muammar Gaddafi yavugaga ko ari umuntu ugamije impinduramatwara yo kunga ibice byinshi bitandukanye by'Abarabu. Nyuma anaba impirimbanyi y'ubumwe bwa Afurika. Mu myaka 20, Colonel Muammar Gaddafi ibitekerezo by'imitegekere ye yabishyize mu gitabo yise Green Book, cyasohotse mu 1970, aho avuga ku buryo bwo kuvanga ubutegetsi bwa gikapitaliste na gikomuniste ariko binari kumwe n'amahame amwe ya Islamu. Gusa nubwo business yerekeye rubanda, leta niyo yari ifite ibigo binini birimo n'ibijyanye n'ibitoro cyangwa se ubukungu bwa Libya. Mu 1977 yahimbye uburyo bw'imitegekere yise Jamahariya cyangwa ubutegetsi bwa benshi, aho ubutegetsi bwagombaga kuba mu maboko ya komite za rubanda. Gaddafi kandi nta muntu washidikanyaga ko ari ugenzura kandi akagenga byose. Niyoroheraga buri umwe uwo ari we wese wageragezaga kugaragaza ku karubanda ko atemeranya n'ibitekerezo bya Gaddafi. Izo komite zagiye zisaba ko abatavuga rumwe na leta bahungiye mu mahanga bicwa. Mu 1980, izo komite zose ndetse na leta ya Gaddafi bohereje abicanyi benshi babanyanyagiza mu bihugu bitandukanye byo mu isi, bajya kwica abataravugaga rumwe na leta ya Gaddafi. Ubutegetsi bwe bwashinjwe guhonyora uburenganzira bwa muntu bikabije, gufunga abantu amagana batavuga rumwe na Gaddafi, iyicarubozo no kuburirwa irengero kwa benshi. Ubwicanyi kuri ambasade ya Libya i London, kwica abakinnyi ba Israel mu mikino Olympique y'i Berlin, byose n'ibyashinjwaga leta ya Gaddafi. Guturitsa inzu y'urubyiniro i Berlin, gutangiza gahunda yo gukora intwaro kirimbuzi n'ibindi byatumye akomeza kuzana n'ibihugu by'iburengerazuba. Iyi politiki ya Gaddafi kandi yamuganishije ku rwango rukomeye yagiranye n'ibihugu by'iburengerazuba. Gusa mu 1988 byafashe indi ntera bigera ku gasongero ubwo indege yari ivuye i Frankfurt igana Detroit iciye i London yaturikijwe igeze Rokeby muri Scotland. Icyo gitero kandi cyaguyemo abantu 270. Gusa hashize imyaka 15 mbere y'uko Libya yemera uruhare rwayo, Amerika yagabye ibitero by'indege kuri Libya bigamije kwica Gaddafi. Gusa icyo gihe baramuhushije. Isi yatangiye gukomanyiriza ibitoro bya Libya no gukuraho ishoramari. Igitutu cyatumye Gaddafi atangira kwamagana iterabwoba. Yemera kwishyura abagizweho ingaruka n'igitero cy'i Rokeby. Ibihano UN yari yarafatiye Libya byavanyweho. Hanyuma Colonel Muammar Gaddafi nawe yemera kureka umugambi w'intwaro kirimbuzi, atangira kuba inshuti n'ibihugu by'iburengerazuba. Ndetse bivugwa ko Libya yahise itangira gufasha ubutasi bwa Amerika guhiga Al-Qaeda, umutwe w'iterabwoba. Libya yari iteye imbere, abaturage bayo bari bamwe mu bafite imibereho myiza, ibikorwa remezo nkenerwa by'ibanze n'amahoro.
Icyo gihe Colonel Gaddafi yateje imbere igihugu cye mu buryo bukomeye budashidikanywaho, ariko ntiyateza imbere ubwisanzure na demokarasi nk'ishingiro ry'amahoro arambye. Nk'uko inzobere mu miyoborere zabimunengaga, bivugwa ko yambaraga n'imyenda ihenze cyane y'igiciro gikomeye, ko yambaraga imyenda ikoze muri zahabu. Byose rero byagaragaraga nko gusahura igihugu cyangwa se kwiguzaho umutungo. Gusa muri icyo gihe ubushuti n'ibihugu by'iburengerazuba Gaddafi yari yaradukanye byatumye ibihugu by'Abarabu binenga Gaddafi gucudika n'abakeba. Muri icyo gihe 2011 byahise bihindura isura i Benghazi, ubwo abaturage bose bahagurukiye kurwanya Gaddafi. Abenshi bigaragambije bagendeye ku mpinduramatwara zakuyeho Hosni Mubarak wa Misiri, abandi nabo bakavuga ko Gaddafi agomba kuvaho nka Ben Ali wayoboraga Tunisia. Abacancuro Gaddafi yahaye akazi hamwe n'abashinzwe umutekano basakiranye n'abaturage, kuko abaturage bamwe na bamwe bari bafite intwaro. Bivuga ko icyo gihe abantu amagana bishwe. Ibyo byatumye akanama gashinzwe umutekano ka ONU kanzura ikoreshwa ry'ingufu, maze Amerika n'inshuti zayo baciye muri NATO batangira kurasa ku ngabo za leta ya Gaddafi bakoresheje indege za drone. Ibihugu bimwe byamaganye NATO kwivanga mu kibazo cya Libya. Afurika umugabane Gaddafi yavugaga ko yifuza ko igihugu kimwe, ntibigeze na rimwe bamushyigikira. Abategetsi bamwe bagaragaje ko bifuza ko ahirikwa, abandi ko ikibazo Libya yari ifite kitarebaga amahanga ahubwo cyarebaga Libya ubwayo. Icyo gihe Libya yaratereranywe, ariko Gaddafi yari asumbirijwe nyuma y'uko ingabo ze zikwiriye imishwaro mu kwezi kwa munani 2011. Gaddafi icyo gihe abamurwanyaga bahise bafata Tripoli bashyiraho leta yabo y'inzibacyuho. Gaddafi yakomeje kubura kugeza ku wa 4 tariki 20 z'ukwezi kwa 10 2011, ubwo yafatwaga yihishe munsi y'iteme mu mujyi avukamo wa Sirte. Hari nyuma y'uko indege z'Abafaransa zirashe itsinda ry'imodoka 75 zarimo imwe imutwaye ziri gusohoka mu mujyi wa Sirte, nawo wari usumbirijwe. Icyo gihe nibwo Gaddafi yari agiye gutangira gusibangirwa mu mateka yubatse ya Libya, kuko nicyo gihe hatawe muri yombi akuwe mu mwobo. Gaddafi yarababajwe cyane, batangira kumukurana mu mihanda bagenda bamukubita, ariko nawe abinginga ababwira ati ariko se niki ntabakoreye, ko ntari umwanzi wanyu, none munyituye kunyica, ntacyo nimunyice. Ubutwari bwa mbere bunshimishe nuko mpfiriye ku butaka navukiyeho. De nabubakiye igihugu, agira ati nabahindura amateka, none munciraho iteka, nta kundi nyine reka nipfire. Umwe muri we yahise amurasa mu mutwe, iby'ubuzima bwe bwahise burangirira aho ngaho. Aho byatangiriye iwabo ni naho byarangiriye. Akuka ke kanyuma katereye i Sirte, aho Gaddafi yavukiye. Uyu munsi yiciweho nta nubwo uri no ku kirangaminsi cya Libya nk'udasanzwe, ariko ni umunsi ushobora kutazibagira mu mateka y'icyo gihugu cya Libya na Afurika muri rusange. Gaddafi yari afite inzozi zikomeye zo gukora United States of Africa, igihugu kimwe cya Afurika gifite ifaranga rimwe gold dinar rishingiye kuri zahabu. Ndetse yarakeneye ko habaho banki nyafurika yigenga, hakabaho n'ingabo zihuriweho na Afurika. Ibi impamvu yabitekereza gutya nuko yashakaga Afurika itakomeza gukoresha idolari cyangwa ifaranga ry'Uburayi euro, kuko ibyo byatumaga ubukungu bwa Afurika bugenzurwa n'amahanga. Ibyo rero byatumye ibihugu bikomeye nka Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza bubona ko icyo ari ikibazo gikomeye. Barababaye rero abazungu, kuko babonaga ko afite zahabu nyinshi cyane, babona ko azayikoresha bigahagarika finance cyangwa se ubukungu ku mafaranga y'amanyaburayi. Ibi byose rero byari bigamije kurwanya ubukoloni bwo gufata inguzanyo mu bihugu by'amahanga. Ibyo byabateye umujinya, barahaguruka bamurwanya bivuye inyuma. Ikindi cya kabiri, yanze kugendera ku mategeko y'amahanga. Gaddafi yari umuntu wivugira ibitekerezo bye ku mugaragaro, atagira ubwoba bwo kunenga ibihugu bikomeye. Yagaragazaga ko abakoloni b'abazungu bafite ubukungu barimo gusahura Afurika mu izina ry'ubufasha. Ibi byatumye Amerika n'Uburayi bamufata nk'umuntu uhungabanya umutekano w'isi, bamwita dictator. Urupfu rwa Colonel Muammar Gaddafi rwanditse urupapuro rushya mu mateka ya Afurika. Uyu ni umugabo wavukiye mu butayu. Nyuma yahaye inshingano yo guhindura igihugu cye, yavugaga ko amahanga atagira impuhwe ku Banyafurika kandi ko Afurika ikwiye kwihagararaho. Mu myaka 42 amaze ku butegetsi, Gaddafi yabaye igihangange kuri bamwe, aba icyago ku bandi. Yagiye ashimwa n'abamubonaga nk'umunyafurika wahagaze ku Banyaburayi, akabahangayikisha, ariko anengwa n'ababonaga ko yakandamije abenegihugu be.
Colonel Muammar Gaddafi yaragize ati bazanyica ariko bazamenya ko ibyo narwanaga byari ukuri. Kuva icyo gihe Gaddafi agipfa, Libya ntiyongeye kuba uko yahoze. Igihugu cyinjiye mu ntambara z'urudaca z'ubutegetsi zifite inkomoko hanze n'imbere mu gihugu, zitatanya abagituye. Imyaka 10 y'intambara z'imbere mu gihugu yahanaguye icyizere cyariho muri 2011. Igihugu cyaguye mu kaga kugeza ubwo abanyalibiya benshi uyu munsi bifuza ibihe by'amahoro, umutekano, wenda n'ubutegetsi bw'igitugu nk'uko babishinjaga Gaddafi. Uyu munsi Libya iracyarwana n'ingaruka z'urupfu rwe, ariko amateka azahora amwibuka nk'umwe mu bayobozi badashira ku isi. Gusa disi nibwo Muammar Gaddafi yapfuye, imvugo ze zasize isomo rikomeye. Yaragize ati umuntu ushaka kwigenga agomba guhangana n'isi idashaka ko yigenga. Gaddafi yasize icyifuzo cya Afurika yunze ubumwe ifite ifaranga rimwe, ijwi rimwe n'imbaraga zayo. Ni inzozi zisa nk'izabura igisubizo, ariko zikomeje kuba mu mitima y'abizera ubumwe n'agaciro ka Afurika. Kandi ntibagirwe ko ubutegetsi bwose bushira, ariko ibitekerezo bikomeye bihoraho. Muammar Gaddafi ashobora kuba yarapfuye nibyo, ariko inkuru ye izahora itubwira ko ubwisanzure n'ubumwe ari intwaro zikomeye kurusha imbunda. Afande Empire, tuvuga amateka, dukora amateka. Wowe icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'amateka akurikira.